amaze gufata intera mu rwego rwo hejuru, yerekanye ubudasa bwe, itandukaniro mu kwigarurira imitima ya benshi, cyane cyane abanyarwanda n'abarundi n'abanyamahanga utabasize. Mvuze director of Killaman Empire and Big Mind Empire, umuhanga yahise amenya umunyabigwi tugiye kugarukaho kuri uyu munsi wa none. Nibyo wabimenye, umuhanga tugiye kugarukaho kuri uyu munsi wa none ni Killaman. Ndabisubiramo, director of Killaman Empire and Big Mind Empire ni Killaman. Niwe tugiye kugarukaho kuri uyu munsi wa none mu rugendo rwe rw'ubuzima ndetse na sinema, utibagiwe na komedi. Nje muri kumva nitwa Habimana Jean Dodier, cyangwa se nanjye unyite JD. Umunyabigwi ntubishyireho kuko umunyabigwi wa none ni Killaman. Bahaye ikaze ngo mu rugo ubu ngubu nk'abansigaye njyanaga abantu kuri moto. Wambaye ute ujyana abantu wambaye? Nimba waravuye mu kiyeduka mu mukozi mu rugo agenda usimuka. Killaman akaba umuyobozi wa filime, icyo twita director mu ndimi z'amahanga, akaba umukinnyi, icyo twita actor mu ndimi z'amahanga, akaba producer ndetse akaba n'umwanditsi wa filime, icyo twita script writer mu ndimi z'amahanga. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Niyonshuti Yannick, tuzi nka Killaman, kandi iri zina Killaman akaba ariwe waryiyise. Akaba yaravutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994, avukira hazwi nko mu Biryogo, n'ababyeyi bakaba ariho bavukiye, ariko kubera gushaka ubuzima bagenda batura mu nce zitandukanye. Akaba afite ababyeyi be bombi, ise umubyara yitwa Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, nyina yitwa Kagoyire Sauda. Killaman akaba yarize primaire ku kigo cyo kuri EFA, aza gukomereza kwiga no muri Congo. Akaba afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye secondaire, aho yasoje kwiga computer science and management. Killaman afite umugore n'abana babiri. Umugore we yitwa Umuhoza Shemsa, imfura ye yitwa Niyonshuti Abdul Marike, ari nawe mwana we wa mbere. Bucura yitwa Niyonshuti Abdul Karimu. Killaman mbere yuko tumubona nk'umusitari twese dukunda, hari ubuzima butari bwiza yanyuzemo twakita nk'ubushaririye twabanza kurebaho mbere yuko tugaruka mu buzima bwe muri sinema na komedi. Killaman agisoza amashuri yisumbuye, ubuzima bwaje kwanga buragorana, niko guhigahiga. Aza kubona umuntu umuha mashini ariko akajya ayikodesha, aba umucuruzi wa filime ndetse n'indirimbo twita umudeskibana. Murumva ko ntago byari bimworoheye. Nyuma yaho nibwo yaje gukomeza ashakisha, ariko asa nkaho ahindura ibyo yakoraga, atangira gucuruza mashini zizwi nka laptop udasize flash disk ndetse na memory card. Bisa nkaho byo hari icyo byamuhinduriye mu buzima bwe, dore ko yanagiriwe icyizere cyo kuyobora ikibina cyatangwagamo amafaranga 1000 kuri buri munyamuryango. Urumva ko bisa nkaho ari icyo byamufashije ugereranije n'uko mbere byari bimeze. Killaman ni umumotari. Intambara Killaman ni umumotari. Banyitaga Nsabi. Hey. Intambara Killaman ni umumotari. Intambara Killaman ni umumotari. Peti yawe. Bano ko gatuza kamino kivu. Mu mwaka wa 2015 nibwo yaje gushaka umugore ariwe Umuhoza Shemsa. Bidatinze haciyemo umwaka umwe gusa bibaruka ya mfura yabo twababwiye yitwa Niyonshuti Abdul Marike. Hari mu mwaka wa 2016 aho yavutse mu kwezi kumwe nk'uko se yavutseho Killaman kwa gatanu, nubwo umunsi utari umwe, ariko birasa nkaho iminsi nayo yegerana. Ntitwavuga ngo Killaman ubwo yashatse umugore ibibazo birasa nkaho byashize cyangwa ubukene bwarangiye, ahubwo byaje kugera naho byanga. Umugore amwohereza kuba iwabo mu Bugande, maze nawe akomeza gushaka ubuzima arebe ko bwakomeza. Chungira nayafashe.
uribaza uti se byaje gukomeza gute? Ntago killaman yaje kuva mu buzima bubi agatangira ubuzima bwiza. Nibyo tugiye gukomeza tugusobanurira. Ntago byatinze cyane kugira ngo killaman yibone muri sinema. Reka twe gutinda cyane tubatangire uko byatangiye. Yego rwose buriya Yezu yagiye kumusa. Uko byatangiye rero kugira ngo killaman agere muri sinema. Ubwo umunsi umwe yari muri karitsiye yumvise bari kuvuga ngo nyagisaje gukorera video hafi aho muri karitsiye yabo, bitewe n'ukuntu yamukundaga kandi akaba yarakundaga kureba video ze cyane. Bidatinze yahise ajya aho bari gukorera izo video, yiyicarira mu twatsi aho bareba neza. Nuko baza kugera kuri role, maze mu bo bazanye bose habura uyikina. Niko gukoresha killaman. Ubwo nibwo yagaragaye muri video na comedy bya Nyakso. Nyuma yaho nibwo video yasohotse, abari bamuzi bamubonye muri Nyakso baratungurwa, maze baramuhamagara baramuferesta cyangwa se baramwishimira. Bati mwana, uziko twakubonye muri Nyakso, usabikoze neza, courage. None niba undambiwe utagiye ukanatandukana amahoro yanyu njyewe ndagutandukana. Maze imyaka 2 nkundana nawe, abandi basane bakate ngo utandukane uzabaze. None kuko nta kungufu ngiye. Killaman naho byatumye hari icyizere bimuremamo, niko guhita afata umwanzuro kujya kureba manager wa Nyakso, amubwira ko yifuza kuza muri timu yabo. Naho atajuyaje kuko yari yamubonyemo impano idasanzwe, yahise amusaba ibikenewe maze nawe arabizana. Abumwe mu banyamuryango muri timu ya Nyakso nibwo yemerewe gutangira gukorana nabo, atangira gukora ibintu byiza, anatangira gukundwa n'abatari bake. Yamaze igihe kingana n'umwaka akora muri Nyakso cyangwa se akina muri Nyakso ariko adahembwa. Nawe urabyumva ko ubukene n'ubuzima byakomeje kugorana kuri uyu killaman. Kuva ubwo killaman yatangiye kumenyekana, byamuhaye amahirwe yo gukora muri filime zitandukanye. Killaman yakinnye muri filime nyinshi tudasize na comedy, twavugamo nka Nyakso Comedy, Patino, Mugisha na Rusine n'izindi nyinshi. Twavuga kandi ko arizo ntandaro zatumye atangira kumenyekana byimazeyo, akanakundwa bitewe n'uburyo yakinanaga ubuhanga, ubushishozi, ubwenge n'ibindi byinshi. Kandi killaman yakomeje gukorera abandi. Killaman yaje kubona ko ntacyo biri kumugezaho, niko gutekereza cyane ikintu yakora kikagaragaza itandukaniro, kikerekana ubushake bwe, kikerekana ubushobozi bwe, kikerekana icyo ashoboye muri sinema nyarwanda na comedy. Niko gutekereza kwikorera. Kandi killaman hari umuntu wamugiriye inama, aramubwira ati killaman ukunzwe mu isura y'uburakari cyangwa gukina uri umusirikare. Rero nahawe kugira ngo ugire amahitamo meza yo kwikorera. Killaman yakomeje kubitekerezaho kandi abishyiramo ingufu, aza no kubigeraho. Nka filime twavuga yikoreye ni filime yise Majoro, ni filime yakunzwe n'abantu benshi, dore ko mu cyumweru yari imaze kugera 500,000, mu kwezi kumwe igira miliyoni. Killaman yatangiye kugera ku nzozi ze, dore ko ubuzima bwaje guhinduka, aza kugarura n'umugore mu buzima, batangira kubana. None uranjuga umunsi naje nje rukumva bora ibigwara byawe utazanabinyanduza, utazagera ngo nje uzaje urajya kuryamana n'abantu nta kintu ukoresheje ngo njenjeyo nk'ukujagayo. Kwera kwera umva nkubwire Dave, n'undi munsi genda kubwe ngo n'ugundi munsi zagusamba nano wenyine je sinabyo mbaga nshaka. Yataye umukobwa akira agapfundure twigeye Oya, si ni mwebwe, natwe nitwe ndabibona. Ni nje n'uyu ariko cyane cyane uyu Ndabibona ko imana. Ubwo twari tubaye nk'abayobye, twataha twagenda We icara ubu ari kukubwira ngo
killaman rero yakomeje gukora filime nyinshi kandi ziranakundwa, benshi buranazizi. Sinshaka kuzigarukaho, ahubwo ndagira ngo mbabwire ikintu killaman ari gukoresha kiri kugenda kimutandukanya n'abandi. Amaze kubona ko filime na komedi bishoboye, yaba ari ukubikina ndetse no kubiyobora, yafashe icyemezo cyo gukora filime ukwazo na komedi ukwazo. Niko gukora channel ya komedi izwi nka Big Mind Empire ndetse na Killaman Empire ikunze kunyuraho filime yitwa My Heart. Rero Killaman yatubwiye aya magambo agira ati njyewe ndi creator wa filime na komedi kandi byose ndi umuhanga muri byo. Nishimira kuba mfite abakozi nkoresha kandi n'amafaranga yo gushora ndayafite. Aya ni amwe mu magambo Killaman yavuze abwira abakunzi be cyangwa abafana be ubwo twamubazaga ibintu akunda. Yaragize ati njyewe nkunda amahoro niyo ya mbere, ndetse nkunda n'amafaranga cyangwa se gukora cyane. Ku byerekeye no kunywa, Killaman akunda kunywa amata. Kuryaho kuva tariki ya mbere itangira ukwezi ukagera ku ya nyuma y'ukwezi ni umuceri gusa yirira, kandi ntiyarya umuceri cyangwa se ikindi kintu hatariho ibishyimbo kuko abikunda cyane, kandi siyashobora kurya ibiryo adafite icyayi. Ikindi twibagiwe kubabwira ni uko Killaman asengera mu idini rya Isilamu. ariko rero iheruka gukina. Killaman afite amahame agenderaho yabwira n'abakunzi be bamwigiraho, akaba yabahindurira ubuzima, dore ko nawe hari ibyo yamufashije mu rugendo rwe rw'ubuzima mu kwiyubaka. Mwe muraho. Killaman ni umuntu ukunda guca bugufi, kubaha buri muntu wese, gukora cyane afite intego ashaka kugeraho. Urugero yaduhaye, niba ashaka kugera kuri 1,000,000 agakora nk'ushaka kugera kuri 3,000,000. Arongera aragira ati njyewe Killaman ndi umuntu ugira urukundo rwinshi, nishimira iterambere rya bagenzi banjye. Killaman agira umuhate wo kuzamura abana bato kuko yizera ko aribo mbaraga z'ejo. Igihe azaba yananiwe atagishoboye, aribo bazazamura cyangwa se bazakuraho icyuho cyangwa se bazafatira aho yari ageze. Ariko usibye n'ibyo ubanza wari maneko wanjye ko ndumva gahunda zanjye zose waga uzizi. Ari n'igihe wigeze kujya mu kwezi. Dukomeje n'ibindi bintu Killaman akunda. Killaman akunda gusangira na bagenzi be duke afite kugira ngo bakomeze kubana mu buzima butaryarya. Ikindi, kuba ikintu agiye gukora ari umuhanga muri cyo. Urugero yaduhaye ni nka role yakinnye ari umusazi, wabonaga ubuhanga akinana, uwamubonaga yabonaga ari umusazi. Ikindi Killaman yatubwiye ni nkaho yakinnye role ari umusirikare, hose yagaragazaga umuhate, akagaragaza ubwenge n'ubushobozi abifitemo. Si no muri filime gusa cyangwa komedi yerekana ubuhanga bwe, ahubwo no mu buzima busanzwe Killaman ibintu ari gukora abikorana ubuhanga n'ubushishozi bwinshi. Mu buzima busanzwe rwose Killaman ni umuntu wifuza gukora buri kintu cyose agishyizeho umwete n'umutima n'ubwenge. Killaman yatubwiye ibyo yanga. Killaman yanga umuntu umubeshya kimwe n'umuntu umubeshyera, umugambanyi, umwana usuzugura ababyeyi. Ibintu yanga harimo inzoga ndetse n'itabi. Killaman yanga akarengane ako ari ko kose, ari nacyo cyatumye akora filime yise Kwiyenza, ashaka kwerekana akarengane gakorerwa abantu kugira ngo abantu bakuremo amasomo y'ubuzima. Ikindi kandi Killaman yanga umuntu udaha agaciro abandi.
mureke tugaruke kuri channel ye ya YouTube yitwa Killaman Empire, ari nayo yakunzwe cyane kubera filime y'uruhererekane cyangwa uduce tuzwi nka episode inyuraho yitwa My Heart, ari nayo filime yatumye imitima ya benshi ayifatira cyangwa se ayigarurira. Niyo mpamvu tugiye kuyigarukaho gato, ariko hagati aho twavuga ko yigeze no kwegukana igihembo cya Silver. Twaganirije Killaman tumubaza ku byerekeye filime ye yitwa My Heart, yatubwiye ati filime yitwa My Heart ni filime natekerejeho cyane, ariko natekerezaga ko izatangira irenze, haza kubaho imbogamizi ku byo napangaga bituma ihinduka, gusa siyabura gukundwa. Gusa yaratubwiye ngo ni filime yo mu buzima bwa buri munsi, kandi muri filime zihenze cyane ko imutwara amafaranga menshi ndetse n'umwanya munini cyane. Umuhanga yamaze kumva urwego filime iriho, yanatubwiye ku mpinduka zabayeho, ari nazo zateweho komanteri cyangwa se zagezweho impaka zitandukanye. Bamwe bagira bati ni byiza, abandi bagira bati ni bibi, gusa yaduhaye ukuri kwabyo n'impamvu yabyo. Icyabayeho ni abakinnyi bashya biyongereye muri filime ye yitwa My Heart. Ni abakinnyi b'ibyamamare, twavugamo nk'Intare y'Ingore, Mama Nike n'abandi. Impamvu avuga ko ari ukugira ngo filime ikomeze kwaguka, gukundwa, kugira umwimerere ndetse n'itandukaniro n'izindi filime. Akomeza asaba abakunzi be kumushyigikira, ko ibindi byo abibahishiye. Ikindi yavuze ni nk'aho akina yitwa Yannick, nta babyeyi agira, cyangwa se uwo bita Devu. Byose rero bikaba bibahishiwe, bizaba birimo ubwenge n'ubuhanga bwinshi. Icyo yabwira abakunzi be ni ugukomeza kumushyigikira. Gakumve n'imizi ntacyagura mu nda kibuno kigira ngo bimarire waranarutse waranyetse ubona mu bitu basi mbaye Imana ako gahere kaje ngo kwitama naho ngakunze Imana ikurinde karindwa na shitani asha nuko ngenge nyanda cyagukunda Kumwereka urukundo, ubufatanye, umuhate n'ibindi, tumwereka ko tumushyigikiye. Killaman ntiyaduhishe ko filime ye My Heart yifuza ko izasohoka ku rutonde muri iki gihugu iyoboye. Yatubwiye ati filime yanjye yitwa My Heart ndifuza ko izasohoka mu rutonde cyangwa se ku rutonde muri iki gihugu iyoboye ari iya mbere, cyangwa se ikaza muri filime 3 zikunzwe muri iki gihugu. Nta kindi gikenewe. Icyo nakwisabira abafana banjye ni ugukomeza kunshyigikira, kuko nanjye bizantera imbaraga zo gukora cyane no kubagezaho ibyiza gusa. Mbaye mbashimiye mwese mwari muduteze amatwi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Kandi wo mvuye muri dushe katabona none uko nje ndi gukora ubwitange kugira ngo urukundo rwe ndubone. Jya koga rero umuhereze bunyange ahubwo anda tugende ugenda ufunguye amazi. yawo menya hari ahantu twibeshe mu bintu tumaze gutekereza. Ikize ukarabamwa tugende